Shalom kuri mwese. Yesu aracyakiza, arabohora, arabatiza mu Mwuka Wera, kandi aracyahindura amateka. Nk'uko twabibamenyesheje mu minsi ishize ku Itorero Beteli, buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi aba ari icyumweru cy'ububyutse, aho twiga ijambo ry'Imana, hakaba n'umwanya wo kubonana n'abakozi b'Imana, ndetse hakaba n'ibihe byo gusengera abarwayi n'abafite ibindi bibazo bitandukanye. Turagira ngo turebere hamwe bimwe mu byaranze iminsi 5 ubwoko bw'Imana buri ku musozi w'Uwiteka muri uku kwezi kwa Mata. Umunsi wa mbere wo kwiriza twawutangiye ku itariki ya 3 Mata 2023. Twatangiye umukozi w'Imana Apostle Dr. François Nkurunziza atubwira ko ibihe twinjiyemo bimeze nko kuzamuka ku musozi uterera cyane. Ku munsi wa mbere yatwigishije abakwiriye kuzamuka umusozi, ibyo bagomba kuba bujuje. Twasomye muri Zaburi ya 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Ku munsi wa kabiri twarebeye hamwe umugisha icyo ari cyo, tugendeye kuri Bibiliya. Twabonye ko umugisha ari ubushobozi buturuka ku Mana, bukaguhesha gutunga no gutunganirwa. Ikindi kandi twabonye ko nk'uko hari umugisha hari n'umuvumo. Qu'est-ce que Dieu a dit? bakaba barasobanukiwe icyo Imana yavuze À travers Abraham accompli en Jésus. binyuze muri Aburahamu bigasorera muri Kristo, Ils reçoivent le Saint-Esprit. bakira Umwuka Wera. Alors ce Saint-Esprit Uwo Mwuka Wera rero amène la capacité surnaturelle azana ubushobozi, imbaraga z'Imana pour rendre aux enfants de Dieu zituma umwana w'Imana de mener une vie réussie zibashisha umwana w'Imana kuba mu buzima bugera ku qui ntego, glorifie Dieu. buhesha Imana icyubahiro Dans le domaine spirituel, mu by'umwuka premièrement, mbere na et dans mbere, le domaine matériel ensuite. ndetse no mu bifatika bigakurikiraho. Alléluia. Amen. Niba rero imbaraga cyangwa ubu bushobozi butuma Isirayeli imurika igatinywa mu mahanga, Alors que c'est un petit pays, kandi ari agahugu gato, cette puissance surnaturelle-là, izo mbaraga zo mu buryo bw'Imana c'est la même puissance ni izo ngizo nyine qui vient sur chaque enfant de Dieu qui devient postérité d'Abraham spirituellement par la foi en Jésus-Christ. nizo ziza kuri buri mwana w'Imana wese aba urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera binyuze muri Kristo Yesu. Les capacités surnaturelles Igihe ubushobozi bw'Imana est sur quelqu'un, buri ku muntu, non seulement elle ne lui fait pas réussir dans tout ce qu'il entreprend, ntabwo mumuha kugera ku ntego y'icyo akoze cyose gusa, même son environnement social ariko n'abamuzengurutse bose commence à le craindre. batangira kumutinya. Ku munsi wa 3 kandi twatangiye insanganyamatsiko igira iti imbaraga z'amasengesho aherekejwe n'indahiro. Twize ko iyo Imana iherekesheje isezerano ryayo indahiro, iryo sezerano riba ari ndakuka. Ariko tubona ko iyo Imana yatanze isezerano nta ndahiro rishobora guhinduka bitewe n'uko uwahawe iryo sezerano yitwaye. Twakomeje kuva mu bwiza twinjira mu bundi. Ku munsi wa 4 muri iyo nsanganyamatsiko n'ubundi twabonye ko twebwe abizeye Kristo dufite umugabane ku masezerano Imana yahaye Aburahamu. Tubona ko kandi impamvu Satani yananiwe gukuraho itorero nyuma y'imyaka 2000 ari uko itorero riri mu isezerano Imana yaherekesheje indahiro. Où nous sommes dans une promesse faite avec serment. Turi mu isezerano ryageretsweho indahiro. Oui, Yego, parce que kubera ko Jésus, Yesu c'est la postérité d'Abraham niwe rubyaro rwa Aburahamu qui va posséder les portes de ses adversaires. ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Jésus, Yesu c'est en lui que toutes les nations recevront la bénédiction. ni muri we amahanga yose azahabwa umugisha. Alors nous sommes en Christ. Twebwe rero turi muri Kristo, Nous sommes en Christ. turi muri Kristo, Nous sommes en Jésus-Christ. turi muri Yesu Kristo, Et il est la postérité d'Abraham. kandi niwe rubyaro rwa Aburahamu, Et les promesses doivent s'accomplir en lui et par lui. kandi amasezerano agomba gusohora muri we kandi binyuze muri we. Ça veut dire je fais partie de ce que Dieu a dit à Abraham. Nuvuga ngo ndi mu mugabane w'ibyo Imana yabwiye Aburahamu. L'église est dans les promesses que Dieu a données avec serment. Itorero riri mu mugabane w'amasezerano Imana yabwiye Aburahamu ikayagerekaho indahiro. C'est pourquoi
pourquoi l'église, malgré ses manquements, niyo mpamvu itorero n'intege nke zaryo pendant les 2000 ans de son histoire, muri iyi myaka 2000 y'amateka yaryo, l'église a eu des bas et des hauts. itorero ryagiye rinyura mu bihe ricishwa bugufi no hejuru. Les empires se sont succédés, ingoma zagiye zisimburana, hostiles à l'église, zirwanya itorero, hostiles à l'évangile. zirwanya ubutumwa bwiza, Mais l'église demeure toujours. ariko itorero riracyahari kugeza n'uyu munsi, À cause de la promesse qui a établi l'église avec serment. kubera ko isezerano ryashizeho itorero ryaherekejwe indahiro. Voilà ce que a dit Napoléon, l'empereur français. Ampere w'Ubufaransa Il a dit, yavuze ngo le peuple passe, amoko aratambuka, les trônes s'écroulent, ingoma zikagwa, mais l'église reste debout. ariko itorero rikomeza rihagaze. C'est pas un chrétien qui l'a dit, Ntabwo ari umukristo yabivuze, c'est un empereur mondain. ni umwami w'abami w'isi, Parce que les empires se succèdent. kuko ubwami bw'abami Les burakuri 2000 ans. iyi myaka 2000 bwagiye busimburana, Mais l'église de Jésus reste debout. ariko itorero rya Yesu Kristo riracyahagaze. L'église ne disparaîtra jamais Itorero ntabwo rizigera rizimangatana na rimwe jusqu'au jour de son enlèvement. kugeza ku munsi rizazamurwa. Ku munsi wa gatanu twabonye ko idini ridatanga umudendezo, ko ahubwo aho umwuka w'Imana ariho hari umudendezo. Kuri uwo munsi wa gatanu, nyuma yo kumva ijambo ry'Imana no gusengera abarwayi n'ibindi bibazo bitandukanye, twasoreje hamwe mu gikorwa cyo gusangira nk'itorero ndetse tunezererwa umwami ibyo yakoze hagati muri twe muri iyo minsi 5. Waba utarabashe kuboneka muri ibyo bihe bidasanzwe, twakwibutse ko inyigisho zose twize muri iki cyumweru cy'ububyutse ziri kuri YouTube channel ya R.Bethel TV, kandi tuboneyeho no kubatumira mu bindi bihe bidasanzwe umwami Imana yaduteguriye mu kwezi kwa gatanu kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 5. Yesu aracyateze amaboko kandi yiteguye kukugirira neza. Shalom.